Icyo navuga nuko wari umukino mwiza ku mpande zombi. Nanjye nuvaga umukino tugomba gutsinda ukurikije uburyo twari turi muri match, ariko muri match abaho realite yayo uzuje gutsinda ariko ugasoza wenda byanze, ariko navuga ko yari match nziza kuri twese. Facteurs zo hanze y'ikibuga zimaze imisi zipeza kuri Kigali ziri no gupeza ku mitwe y'abakinyi performance ingana iki? Ntabwo byabura namwe murabizi ibyo duciye mu misi ishize, mwarabyumvishije cyangwa se mwarabibonye, ariko navuga ko uko biri ndabona bifite intambwe nziza, birimo kugenda neza. Nibaza ko hamwe n'igihe birakomeza birushaho kuba byiza. Umutoza, ni inshuro ya kabiri Kasambongo Andre mukorana ariko akagusiga cyangwa se akagutaba mu nama. Nk'umutoza ugerageza kubyitwaramo gute? Ni situation ujera gute? Muri Gasogi urabizi byarabaye, n'uyu munsi muri AS Kigali byongeye biraba. Ni ibintu bisanzwe, birasanzwe ko umutoza yaba hari wenda akaba impamvu zatuma atahaba muri ako kanya. Rero mba niteguye n'ubundi, ntabwo ari ibintu navuga ko ari ibintu biba binunguye. N'ubundi mba ndi hano ntabwo mbaje kurebera, mba ndi mu kazi. So iyo bibaye ngombwa gusigarana equipe gukomeza gukora kandi akazi kagenda neza. Wari uvuze uti birimo biragana heza, wenda bishobora kugenda neza. Hari ijambo mwumvise ryabo ry'ubuyobozi cyane cyane umupira ushingiye ku mafaranga, ubushobozi, hari promesse mufite yose? Ubushobozi ntago wa mugani wabirengagiza, kuko kugira ngo akazi kagende neza, kugira ngo abantu bakore neza, nuko hari icyo babafashe, hari ubuzima barimo kubamo, hari standard runaka bagomba kuba barimo. Rero iyo habayeho guhungabana, of course ko bigomba kugira ingaruka mu bakinyi sometimes, ariko navuga ko biri ahantu heza ukurikije uburyo baturi hafi, batuganiriza, badufasha, hari support runaka bagenda baduha, zigatuma rero ibintu bigenda neza. Rero ndibaza ko hamwe n'igihe biraza kurushaho kuba byiza. Murakoze cyane.